Tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Nk'uko amakuru abivuga, akarere ka Kayonza kabonye abayobozi bashya b'agateganyo nyuma y'uko abari abayobozi b'aka karere bahagaritswe mu nshingano. Nk'uko amakuru abivuga, Hategekimana Fred wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyagatare yagizwe umuyobozi w'akarere ka Kayonza w'agateganyo, mu gihe Jules Higiro we yagizwe umuyobozi w'akarere wungirije w'agateganyo. Aba bayobozi bashizweho kuri uyu wa mbere tariki 8 Ukuboza 2025, aho bagiye gusimbura meya na ba visi meya be babiri birukanywe mu kazi kubera kutuzuza inshingano zabo neza uko bikwiye. Hategekimana Fred wagizwe meya w'agateganyo yagiye mu mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyagatare avuye ku kuba umuyobozi ushinzwe imari mu karere ka Kayonza. Jules Higiro wagizwe umuyobozi wungirije w'agateganyo we yari asanzwe ari umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Presidente w'inama njyanama w'akarere ka Kayonza, Karimba Doreen, yabwiye itangazamakuru ko abayobozi bashizweho n'inzego zose zifatanyije kugira ngo bazibe icyuho kugeza igihe hazakorerwa amatora hagashyirwaho undi muyobozi. Kuri iki cyumweru nibwo inama njyanama yirukanye abari bagize komite nyobozi y'akarere ka Kayonza, barimo umuyobozi w'akarere Nyemazi Jean Bosco, wari visi meya ushinzwe iterambere ry'ubukungu Munganyinka Hope, ndetse n'uwari visi meya ushinzwe imibereho myiza Harerimana Jean Damascene. Aba bayobozi birukanywe bazira amakosa bakoze arimo kudatanga amakuru y'ikibazo cy'inzara cyari mu mirenge ya Ndego, Mwiri, Kabare na Rwinkwavu kugeza ubwo abaturage batangiye kubitangaza. Byanavuzwe ko hari serivisi zindi batatangaga neza. Ngayo nguko ibyari bikomeje kuvugwa mu karere ka Kayonza. Tubashimira umwanya mwadukurikiyemo. Gataho ngaho njye mbaye mashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze mugire byiza kandi mwibuka gukanda subscribe. Niba wakunze iyi video yihe like. Imana ibarinde. Hasta la vista.